Thank you so much. Ndabashimira cyane kuba mwese mwitabiriye iyi gahunda idasanzwe. Iyi press conference ibaye guca mu mateka ya industry yacu. Ibi byose tubitekereza ku bwanyu, ndetse ndagira ngo mbere yuko ngira ikintu ndenzaho ndagira ngo nshimire aba partners bose dufite muri iki gikorwa dufite kizajya ku mugaragaro ku itariki ya mbere z'ukwa mbere. Nk'uko mubizi umwaka ushize twakoze amateka, murabyibuka? Ndi kubabaza umwaka ushize amateka twakoze murayibuka? So this year we are bringing it again, tubizanye nanone mu bundi buryo kandi muri special. So niba ufite inkweto rwose isa naho ihengamye wikureho taro, kuko ku itariki ya mbere z'ukwa mbere rurambukana. Thank you so much. Ndabashimiye kandi I'll see you in a minute. All right, a round of applause one more time for the band, ladies and gentlemen. Oh, okay. So, Bruce, mbere yuko wicara rero, Bruce, mbere yuko wicara mu kanya twari tumaze kumva Rebene aduha karibu ahangaha, ariko noneho nakanya kugira ngo imba mutima zawe kano kanya mu rwego rwo gusuhuza n'abadukurikiranye bose ikikuri ku mutima kuri uno munsi w'amateka. Umeze neza? Naje hano kugira ngo tubashe kuganira ku bijyanye n'igitaramo cyo ku itariki ya mbere. Usanzwe mubizi gisanzwe kiba, hanyuma iby'imiziki nibyo tuzi, nibyo dusobanukiwe, nibyo dukora, witegura ibintu byiza. One more time, a round of applause for Bruce Melody, the only age. Bajanterwa ipfunwe no kuvuga ko ndi umuhanzi ukomeye wa mbere, sibyo? Hanyuma icyo ngicyo gituma igihe cyose mpamagawe ntagira ubwoba bwo gukora ibintu nzi gukora neza kurusha ibindi. Ni nabyo nzakora ku itariki ya mbere. Maze rero mubongera amashyi rero Bruce Melody. Nitwa Nsengimana Benjamin. Ye ntabwo ari ikibazo ahubwo ni ubusabe nasaba uwitwa Mugisha Benjamin. Nitwa Nsengimana Benjamin, Benovio Domuhanzi. So ikintu nabashaka gusaba ni umwe mu bantu bagerageje gukora stage nziza amahirwe make nari nabonye, ariko kuri uyu mwanya nageze kumugenera ubutumwa sinzi niba bwaramugezeho, gusaba icyitwa stage rwose bwana. Okay. So, nyango reka tusoreze ku bibazo bike. Okay, that is the hub. I think we are done with the questions of hub.